Mwese mukomeje gukurikirana Ndizinote, urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye no muziki. Uyu munsi nkuzaniye imyitozo itatu. Yes, ni imyitozo itatu ishobora guhindura ijwi ryawe ukaba waririmba neza. Yes, mbabwira yuko iyi ni Ndizinote, urubuga rubanyurizaho amasomo y'umuziki agiye atandukanye, inama ndetse n'ibindi byose byerekeranye n'umuziki. Twibanda cyane ku baririmbyi no kwigisha abashaka kuba wabaririmbyi. Yes, wifuza kuba wajoininga uyu muryango, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona ya Ndizinote, ni nomero iri muri description. Yes, uyu munsi rero nakuzaniye iyo myitozo itatu. Iyi myitozo itatu gerageza uyikore buri munsi. Mbabwira gukora imyitozo, hari ababikora bakabona result bagatangira kunyandikira bakambwira bati imyitozo rwose irakora cyane, ijwi ryanjye ryavuye hano ryageze nahanga, wenda igihe kimwe nshobora kuzabazana na kuri kamera mukabareba. Ariko hari abandi babikora bakabikora uyu munsi bakabyihorera. Nubikora uyu munsi ukabyihorera, nta result uzigera ubona, ntabwo uzigera uva ku rwego rumwe ugere ku rundi rwego. Iyi ni imyitozo igusaba gukora ubudahagarara. Umwitozo ugomba gukora buri munsi. Muri iyo myitozo itatu ugomba gukora, niba wifuza kumenya kuririmba, imihumekere ni ikintu cya mbere ugomba kwitaho. Ibijyanye no guhumeka, hari imyitozo yo guhumeka natanze myinshi cyane, ushobora kujya kuyireba mu yandi mavideo ari hasi kugira ngo umenye uburyo ki ushobora guhumeka uri mu kuririmba, cyangwa se imyitozo ushobora gukora uri guhumeka. Ariko nje kuvuga indi myitozo itatu y'ingenzi. Lip trill ni umwitozo nkunda kuvuga cyane. Ikindi kintu ugomba gukora ni uguhaminga, cyangwa se icyo twita humming. Ikindi cya gatatu ugomba gukora nacyo ndaje nkivuge, urareba iyi video yose kugira ngo nkivuge. Ikintu cya mbere ngiye kuvuga ni ku kijyanye na lip trill. Lip trill narayivuze. Ugiye ukora buri munsi urugero like this. Yes, uyu mwitozo ukawukora buri munsi ukawukora uyu mwitozo, ushobora kugaragaza result rwose. Noneho ukongeraho n'uyu mwitozo nawo ngiye guha. Mwitozo wa kabiri ni cyangwa se gukubita imanota yose utabishoboye, ushobora kujya ukora no guhaminga, ariko uhamingira mu mutwe. Urahaminga ukumva bisa nkaho bivibratingira mu mutwe. Yes, humming narwo ni urugero rwiza, cyangwa se n'umwitozo mwiza ushobora kuba wakora ugahindura ijwi ryawe. Umwitozo wa nyuma rero ariwo mwitozo nifuzije ko buri muntu wese ashobora kuba yawukora wisanzuye, ahantu ari wose ushobora kuba wawukorera. Ni umwitozo uzagufasha cyane. Ni umwitozo wo kuvuga we. Yes, kumera nk'umuntu uri guhamagara imbere yawe. Iyi myitozo uko ari itatu gerageza uyikore cyane buri munsi, ntuhagarare, uzabona impinduka ku ijwi ryawe. Wifuza kuba waba umwe mu banyeshuri nkurikirana umunsi ku wundi mfasha, wifuza kujoininga, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona muri description, aba nagufasha. Mukomeze kugira ibihe byiza.